Ahitwa Nyabugogo mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hantu hakunze kurangwa abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bicicikana byinshi. Ubushakashatsi bw'umujyi wa Kigali bwerekana ko Nyabugogo byibuze ikandagirwamo n'abantu batari bake ku munsi, dore ko ikorerwamo n'abantu barenze 5,000. Kuri ubu hari kuvugururwa mu byiciro bitandukanye, imihanda iri gusanwa, gare ya Nyabugogo nayo iri mu mishinga ndetse n'ikiraro kiri hejuru ya Nyabugogo kiri gukorwa. Muri inkuru twavuganye n'abaturage batandukanye bakorera muri Nyabugogo, bashima ibikorwa remezo byo kuvugurura ibikorwa remezo bya Nyabugogo nyuma y'imyaka 20 irenga nta gikorwaho. Bavuga ko bizarwanya ikibazo cy'amazi y'abazembeje ndetse n'impanuka za hato na hato kubera imihanda mito. No, aya mazi nyine yaratubangamiye. Uniki kiraro badukoreye kidukoreye byiza, bari kutwubakira umuhanda, uyu muhanda nawo wajyaga wuzura amazi. Ubwo rero none twarabishimye ko byatubereye byiza, ko aya mazi nyine yahagaze yasenyaga n'amazu, imodoka zikabura uko zambuka, abantu bakabura uko bambuka. Hanyuma rero nuko ni byiza nuko hano iyi gare yacu nayo imeze neza, nayo yajyaga yuzura amazi, nta mazi akihuzura. Uze nko kwiterambere wenda mbona hano Nyabugogo, urugero wenda nk'ubu ngubu barimo barakora ikiraro, nk'ubu ngubu ngereranyije n'imodoka nyine nabonaga ahangaha wasangaga butiyaje aba ari yose. None ubu ngubu nibashyiraho ikiraro twebwe turabona bizaba ari byiza ku iterambere. Bari kwagura imihanda, twacaga aho ngaho harimo agahanda gato yabaye 2 turacamo, umwe akagenda ukwe n'undi akagenda ukwe, nta bangamira undi. Natwe kabona ko twisanze mu kazi dukora, tukana ko baduhaye inzira nziza yo gukoreramo mu buryo bwisanze, naho bangamiranye n'undi. Bira twacaga mu muhanda umwe dukubitana amahembe, ntago tukubitana amahembe, buri mwacukwe n'undi agacukwe, imihanda igakorwa, tukabona ni ibintu byiza cyane bigize igihugu cyacu. Ariko usibye kwishimira iterambere rizabageraho ibikorwa remezo nibimara kubakwa, gusa abaturage bafite impungenge ko abakora ubucuruzi buciriritse bashobora kuzahita birukanwa. Ubwo muramo muvuga mutubaza ku kintu cy'iterambere, iterambere ni ryiza, ariko nkatwe ku bantu babona ba rubanda rugufi hari igihe bitubangamira. Nk'ubu ngubu bashobora kurangiza ibi ngibi ugasanga barahaduciye kandi twaturutse mu ntara tuje guhaha. Ubwo rero ugasanga nabyo ntago byaba ari byiza, ahubwo nkamwe ugomba kutuvuganira, kuko hano kenshi turarengana cyane. Iyo haje ibintu by'iterambere hari igihe turengana, rero tugomba gushaka abantu batuvuganira, noneho bikagera ku muntu mukuru, akaza niba abavuga ati hano ntihemewe tukamenya ngo ntihemewe, tukagera ahantu dukorera ariko tudahera mu bintu by'igihirahiro. Umujyi wa Kigali ugaragaza gare ya Nyabugogo nka kimwe mu bice bikomeye by'ubucuruzi bihari, bigashimangira ko kwivugurura nabyo biri mu mishinga. Hagana mu mwaka w'1998 nibwo iyi gare yafunguwe, itangira kuba ihuriro ry'imodoka zose ziva cyangwa zijya muri Kigali. Uko iminsi yagiye yicuma, iyi gare yabaye ihahiro kuri benshi bayikoramo ibiraka bya buri munsi bakabona ibibateza imbere.